weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Njye mfite ikibazo cyo kumenya Roho Mutagatifu Yesu yadusezeranyije ninde? Murakoze cyane. Roho Mutagatifu Yesu yadusezeranyije ninde? Ni muntu ki? Mu Ivanjili ya Yohani Mutagatifu umutwe wa 16 Yesu avuga roho w'ukuri. Abayisilamu aha bahabona ihamagarwa y'umuhanuzi Muhammad. Abenshi bavuga ko Roho Mutagatifu ari urumuri, bakavuga ko Roho Mutagatifu ari imbaraga Imana iduha kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Roho Mutagatifu ninde? Igisubizo kuri ibyo bibazo dushobora kwibaza mu buzima ubu n'ubu, ubuzima butandukanye, ubuzima bw'imyemerere, ku bijyanye na Roho Mutagatifu. Singerageza kuvugaho byinshi, ariko nibura ndagerageza kugenekereza kugira ngo tubashe kumva mu ncamake Roho Mutagatifu uwo ari we. Nibyo koko Roho Mutagatifu aduha imbaraga, Roho Mutagatifu aduha ubwenge, Roho Mutagatifu aduha ubutwari n'ubugwaneza. Roho Mutagatifu si ukugira gusa imbaraga, si ukugira gusa ubutwari n'ibindi, ahubwo Roho Mutagatifu ni umwe mu butatu butagatifu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Iyo Yesu avuga ukuza kwa Roho w'ukuri, ntabwo aba avuga ukuza k'undi muhanuzi nka Muhammad, ahubwo Yesu avuga undi nka we. Avuga Imana nka Mwana n'Imana nka Data. Uwo Roho Mutagatifu Yesu avuga ni Imana imwe mu butatu butagatifu. Muhammad rero ntabwo ari Allah. Muhammad ntabwo ari Imana. Nk'uko tubisanga mu byanditswe bitagatifu, Ivanjili ya Yohani umutwe wa 16, Yesu abwira abigishwa be ati: Roho w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumiririje, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi azabahanurira n'ibizaza. Ibyo nibyo dusanga mu Ivanjili uko yanditswe na Yohani umutwe wa 16. Baradusobanurira icyo Roho Mutagatifu ugiye kuza azabaje gukora. Reka rero dukomeze dusobanukirwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu rero ntabwo aza kwigisha ukuri kunyuranyije n'Ivanjili ya Yesu. Roho Mutagatifu ntabwo aza mu bantu ku buryo bugaragarira aya maso y'umubiri. Roho Mutagatifu aza mu mitima ku buryo butagaragara, kugira ngo yumvishe ukuri mu Ivanjili abigishwa batashoboraga gusobanukirwa mbere y'urupfu ndetse n'izuka rya Yesu Kristo. Nk'uko tumaze kubyumva, nanone hari uwambajije ati: none se mbereho byari byifashe bite? Ese batangiye kumwemera ryari? Iryo hame ryaje muri Kiliziya ryari? Ahangaha ubusobanuro twatanga twifashishije inyandiko
ahagana mu mwaka wa 300 abakristo bamwe bashidikanyaga ku bumana bwa Roho Mutagatifu. Maze mu mwaka wa 381 abepiskopi bateraniye mu nama nkuru ya kiliziya aho bita i Constantinople, bongeye gufata ibyemezo byo mu nama nkuru za kiliziya zabanje, bongeraho icyemezo cyo kuri Roho Mutagatifu bagira bati: twemera Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo, uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa, arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana. Arasengwa, arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana. Ibi ari byo kuvuga ko Roho Mutagatifu, Data na Mwana ari Imana imwe. Nguko rero ukwemera ko abakristo bamamaza buri cyumweru, nguko ukwemera kwa kiliziya gatolika. Kwemera Imana imwe, Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Arasengwa, arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana. Kuva kuri Pentekoste, umurimo wa Roho Mutagatifu ni ukudufasha kumenya Yesu no kubaho dukurikije inkuru nziza yatuzaniye. Kudufasha kumenya Yesu no kubaho dukurikije inkuru nziza yatuzaniye. Ibi ngibi kugeza uyu munsi hashize imyaka 2025 Imana yigeze umuntu. Umurimo nguwo wa Roho Mutagatifu, nguwo Roho Mutagatifu Yesu yadusezeranyije, n'ugomba kudufasha kumenya Yesu, akadufasha kubaho dukurikije inkuru nziza Yesu Kristo yatuzaniye. Hakaba hashize imyaka 2025. Kuri iki cyumweru rero twitegura twese kwakira Roho Mutagatifu, tukakira ingabire za Roho Mutagatifu. Tumusabe amurikire imitima yacu, natwe tumukingurire, yinjire muri twe, yinjire mu mitima yacu, maze tumwemerere hakorwe ugushaka kwe, hakorwe ugushaka kw'Imana. Mwari kumwe na Padiri Alphonse Diyoseze ya Ruhengeri. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.